Bieber rero ubwo yariraga yashyiraga amafoto ku mbuga nkoranyambaga ze ari kurira ubona ababaye afite ishavu ryinshi rihambaye. No kubifuriza igitondo cyiza rero ni AD Group ni Junior Kevin kabisa ngarutse mbazaniye amakuru y'ibyamamare agiye atandukanye. Uyu munsi wa none rero mbafitiye amakuru atandukanye cyane nayo nari nsanze mbahereza. Biragoye kuba wabona umuntu ari kurira. Ahanini iyo ubonye umuntu ari kurira ushobora kwita utekereza byinshi ukibaza icyamubayeho. Ahanini aba ari ibintu bibabaje, ahanini aba ari ibibazo kuko amarira y'ibyishimo burya iyo umuntu yarize urayabona. Ariko ahaho rwose byagaragaraga ko ababaye kandi ameze nabi mu isura. Ni Justin Bieber rero ubwo yariraga yashyiraga amafoto ku mbuga nkoranyambaga ze ari kurira ubona ababaye afite ishavu ryinshi rihambaye. Uyu ni umwe mu basore baturuka mu gihugu cya United States of America, akaba ari bamwe mu basore bazi kuririmba kabisa. Twagiye tumumenya mu ndirimbo nka Sorry, indirimbo nziza cyane yagiye igahita. Twagiye tumumenya mu makorabo menshi agiye atandukanye. Justin Bieber ni umuhanzi mwiza cyane kandi ni n'umuhanzi ukunzwe n'abatari bakeya, wishimirwa n'abatari bakeya kandi ukurikirwa n'abatatari bakeya. Uyu muhanzi rero bitewe n'ukuntu mu minsi yagiye itambuka kuva yashakana n'umugore witwa Hilary Baldwin, akaba ari n'umunyamideli ukomeye cyane, byagaragaye ko Justin Bieber yahise atangira kugenda ahindura imibereho. Uyu ni umwe mu bagore yambitse impeta, abagore yakundaga bagiye bigaragara mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, mu mafoto yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga ze ndetse no ku ma Instagram, ahantu hose Justin Bieber yagaragaraga ari kumwe n'uyu mugore. Bakiri mu rukundo byari byiza cyane, ariko uko iminsi yagiye igenda iza cyangwa se iminsi yagiye igenda yisunika, uyu mugore yaje kugenda agaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye bigaragara ko atari ibikorwa byiza kuri Justin Bieber. Justin Bieber atangira kugenda agira ikibazo mu buryo bugiye butandukanye kabisa. Uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi rero wa mbere mbonye ngewe ufasha amafoto nk'aya ngaya ari kurira agashyira ku mbuga nkoranyambaga ze. Byanga bikunda arashaka kwereka abafana be, arashaka kwereka abakunzi be ko atishimye na gato. Rero akimara kubikora abafana ndabakunda cyane. Abafana bahise batangira kwibaza byinshi, baribaza bati ese Justin Bieber yabaye iki? Ese yabaye iki? Bamwe bakavuga ati ntago abanye neza n'umugore, abandi bakavuga ngo ese niba utabanye neza n'uyu mugore, niba utishimiye mu muryango wakatse gatanya ukavamo. Abantu benshi bahise batekereza ko ari ikibazo cye n'umugore, dore ko ahanini uyu mugore we kuva mu mwaka wa 2021 yanze ko bashobora kubyara undi mwana. Ikindi kintu cyatumye abafana bavuga ni amafoto amaze iminsi acicikana y'uyu mugore yerekana intoki ze nta mpeta iriho yambitswe na Justin Bieber. Kandi ni ibintu bigiye bitandukanye bigenda byandikwa kuri uyu mugore bishatse kwerekana ko atishimira uyu muhanzi Justin Bieber. Urwego bigezeho ntago ari kumwishimira. Abafana rero bakomeza kwibaza byinshi, baribaza bati ese nk'umuhanzi ukomeye w'icyamamare nka Justin Bieber gute ushobora kurira amarira nk'aya ngaya? Byanga bikunda uri umuntu nawe urababara, kandi urababara ukanishima. Niba koko umugore yakunaniye, genda wake gatanya ugende ubeho mu bundi buzima, nawe umureke abeho mu bundi buzima. Nibyo koko dusanzwe tubona ingo nyinshi zisenyuka, ariko iyi showbiz yo byanga bikunda kugira ngo ujye gusenya urugo. Aba bantu namwe mubanze mu byiyumvishe, iyo washatse kugira ngo ujye kubwira umugore ngo ndagusezeye cyangwa ndagusezereye mvira mu rugo, ni ikintu gikomeye cyane, n'umwanzuro uba ugoye kuwufata. Nubona umuntu w'umugabo yahagaze nk'uko nguko agasuka amarira ku kibazo nka kino gikomeye cya family issue, ni ibintu biba bikomeye cyane, ni ibintu ukwiye no guha agaciro, nawe ukabanza ukabitekerezaho, nawe ukajya mu cyimbo cye mbere yo kugira ngo umugire inama. Ni Bieber ashobora kuba atishimye, ni umuntu yarira, ni umuntu yakishima, ariko byanga bikunda uyu mugore ni umwe mu bagore batabaniye Justin Bieber rwose habe na gatoya, dore ko ibingibi byose sebukwe w'uyu muhanzi wa Justin Bieber rero usanzwe unakina filime zigiye zitandukanye, muramuzi, ni umuntu ukomeye cyane. Aherutse gusaba abafana ba Justin Bieber, arababwira ati ndabinginze bantu mukunda umuhungu wanjye, bantu mukunda Justin Bieber, mukunda ibihangano n'ibikorwa bye, mujye ku mavi mu nsengere, abanye nabi n'umugore.
ibyo ni Sebuka wabyivugiye arabitangaza, ari gusaba ko basengera Justin Bieber bitewe nuko atarabanye neza n'umugore. Ni ibintu rwose bigaragarira amaso, uburyo iyo umuntu mubanye neza byanga bikunda urabibona, kandi iyo uri mu byishimo urabibona. Rero abantu benshi bakomeje kugenda batera amakomenti menshi cyane ku bivugwa kuri uru rugo rwa Justin Bieber n'uyu mugore we. Byanga bikunda urabona ko atari ibintu byiza, byose bose baraganisha ese kuki umugore akubangamiye, ese kubera iki. Iyi saga rero iri hagati ya Justin Bieber n'umugore we ni saga ikomeye cyane, ni ikibazo gitandukanye imiryango. Ibi bintu murabizi, ni ikibazo cyugarije isi kuri uyu munsi wa none. Ntabwo ibi bintu tubibona muri showbiz, no hanze ya showbiz birahari kandi abantu barahangayitse muri ino minsi. Justin Bieber rero ari muri iki kibazo nawe uyu munsi wa none, n'abafana be hano iwacu mu Rwanda cyangwa se out y'igihugu cy'u Rwanda, mukomeze mu musengere bitewe nuko ni ibintu biba bikomeye kubicamo. Iyo utaraba umugabo ntago ushobora kubanza kubyumva kabisa. Rero uyu mugore amafoto yasohoye nta mpeta yambaye niyo yatumye abafana be batangira kwibaza ngo ese koko uyu mugore niki cyatumye akuramo impeta yambitswe n'uyu muhanzi Justin Bieber. Ibyo bintu nawe ushobora kubyibaza. N'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagerageje kugenda muri comment cyangwa se mu bitekerezo abantu baba bashyize ku maposti y'uyu muhanzi, barashakisha basanga ibihumbi 35 byose birimo birasaba yuko uyu mugore yava mu buzima bwa Justin Bieber bitewe nuko ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri Justin Bieber, ariko nyirubwite we nyamara buriya kujajinga umuntu ni ibintu bitoroshye. Nyirubwite iyo ataravuga ntago namwe dushobora gucika ururondogoro ngo tuvuge byinshi bitewe nuko tutaramenya icyo nyirubwite abivugaho. Kandi gutandukana ni ibintu bibaho, iyo utandukanye n'umuntu muratandukana, ubuzima bugakomeza. Nibwo budakomezanya ibyishimo, ni igihe gito umuntu akakuvamo, ni igihe gito ukamenyera, ariko birababaza cyane cyane ku muntu washatse wabanye n'umugore ubizi. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ibintu bitorohera buri wese kubikora. Ibi bintu sinzi ngo ntago navuga ngo bikorwa n'intwari, ahubwo ibi bintu kugira ngo bikore bisaba umutima ukomeye cyane. Ubwo rero abafana ba Justin Bieber nayo makuru twabahereza, Justin Bieber amerewe nabi rwose mu byumve bitewe n'aya mafoto. Ngira ngo muri kuyabona ari kurira, umwana w'umuhungu uri kurira. Man, biba binababaje. Hari ahantu hari igihe nawe bireba ukibaza. Kandi mu gihe cy'urukundo romance aba ari nziza, bameze neza, murishimye. Abantu bazi uyu mugore ni umunyamideli ukomeye, ni umunyamideli ukomeye rwose. Yakunze urukundo ruhambaye uyu muhanzi Justin Bieber, akunda urukundo ku buryo natwe twavugaga ati koko warahiriwe wa muhungu we. Ariko iyo bijemo agatotsi cyangwa se iyo bijemo ibibazo, nabyo bibi bindi rwose. Bibi bindi ntabwo wibuka ko ahantu uri gushaka gucisha umuriro haba haraciye urukundo. Rero ikintu nababwira nta kindi, mureke tubane neza, ubane neza n'umugore wawe, ubane neza n'umugabo wawe. Nk'abahanzi ho ni ibintu bikomeye. Abahanzi benshi icyo nzi cyo, izi saga zikunze kubaho za famiye. Uyu munsi agakora ubukwe, agakora mariage nziza, ariko ejo ugasanga we n'umugore kumvikana byananiranye. Nibaza ibi bintu byicwa n'iki, bikorwa n'iki, ni ibiki ubitubura igisubizo cyabyo nyine ukabona ntuzi ngo birava he biragana he. Gusa dukomeze twihanganisha abafana ba Justin Bieber, dukomeze twihanganishe abantu mwese mukunda ibihangano bye. Icyo nakwisabira nta kindi, komeze dushyigikire ukanda like, subscribe ndetse na comment, ubundi tukugezeho ibiganiro bimeze fresh. I'm Kevin Junior, I love you so much.